guys, tujye twemera ko umuntu niyagukumye cyangwa se umuntu akagukonfirima, ujye wemera kubera ko ariya ni amateka yisubiyemo ya The Ben, aho yakubise iriya stage kabisa yiwe y'uno munsi, aho navuga ngo kabisa yakoze stage nziza, yakoze stage yari yitabiriwe cyane kubera ko arena yari yakubise yuzuye nk'uko mubibonye kuri iyo video ihise. Ni ibintu byerekanye cyangwa se byashimangiye yuko ari we muhanzi wa mbere hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi cyane ko byagiye byerekana yuko ari we muntu kabisa ushobora kuba yategura igitaramo kabisa kikagira ubwitabire bungana kuriya, kandi n'amatike navuga ngo asa nkaho agiye ahenzemo ukuntu ariko abantu bakitabira ku bwinshi. So rero uwo ni umuhanzi The Ben nk'uko mumubonye on the stage one, yakoze amateka ya danje, yakoze show yatari aho yakiranywe n'urugwiro kabisa, abantu bacanye amafurayi kabisa, bacanye amaturushi wallahi bavuga ati wallahi twakire Tiger wacu, aho yageze ku rubyiniro abafana bakamwereka urugwiro, bakamwereka kabisa ko ari we muntu bari bakeneye. So rero navuga ngo ni iby'agaciro cyane kabisa, kandi ni ibintu byerekana ko byibuza wenda abanyarwanda hari ukuntu bashyigikira abahanzi babo, cyane nk'aba ngabo benda bakuru, kubera ko urabona wenda nkawe ubibonye kuri stage urabona ko kabisa ko yakoranye vibes za dance, kuko nawe yabonaga hari abantu bari kumumotiva kuba yakora ibyo yasabwaga koko nk'umuhanzi. So rero uwo ni umuhanzi Ben, aho yarimo arakubita kuri stage yiwe kabisa mu gitaramo yari yateguye kabisa, aho mvuga ni cyari igitaramo cyiza kiryoheye cyangwa se kinogeye ijisho, aho wabonaga kabisa abantu benshi cyane baturutse imihanda baje kureba Wagwan, baje kumva umuziki, umwimerere w'umuziki we. So rero yaperforminze mu ndirimbo zigiye zitandukanye, yakubise Play, agakubita Fine Girl, agakubita Funny Forever, agakora nyine yagiye aperforminga indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa ziwe, aho kabisa navuga ngo hari aho yakonfirimye abahanzi b'abanyarwanda bandi, abereka yuko ari we mukuru wabo. Tuve kuri wa wundi tujya tubona bajya babakomparinga bakati kabisa ati uyu nguyu n'uyu ariko bana yajya we arumanza wo mu Rwanda nzi bajya babakomparinga gutya bakati kabisa, najya numva ari kwivuga imyaka avuga ngo ngiye gutya na gutya, ariko nawe azakorera amateka turebe, nawe ategura igitaramo nk'iki turebe ko abantu bahurura. Biriya ntabwo ari ibintu bipfa gukorwa gutyo papa wanjye. Bino ni ibintu bisaba kuba warakoze, ni ibintu bisaba kuba hari confirm wagize mu bantu kabisa, abantu bakaba nyine ari ukuntu abakonfirimye mu buryo bw'umuziki wawe kabisa, kandi uri natural kabisa. Umuziki navuga ngo umuntu wese kabisa yumva akumva ko ufite icyanga. So rero navuga ngo The Ben hari aho yakoze ibyo agomba gukora, kandi navuga ngo byari byiza cyane kubitabiriye igitaramo cyiwe, aho ngo nagiye numvamo ngo n'udushya ngo twagiye tubonekamo ngo yuko ngo hari abakobwa ngo ngo bari bambaye hafi ya nabyo, ngo bagiye bagaragara hari imbere ya arena kabisa ameze nk'abiyambariye ubusa. So rero nizo update mba nkuzaniye foreign kugira ngo se wirehere ijisho Gwan, nge ubu kugejeje update ni Sky again ya Pablo Papito Pacino Macdonald Tigre Pistol. It's your back and sharp boy, bag and boy, na the Shine the Van the Queen ya shop ya the Sky Miss Move.